yadukoreye ibikomeye none natwe narada turishimye. Haleluya. Kuva mu 2022 Imana yatugiriye neza, yagura itorero ryayo, yagura umuryango, ariko by'umwihariko yagura narada. Nkuko umuyobozi wa korali narada bivuze, dufite ibihamya. Imana yaduhaye abana kandi bari hano. Imana yaduhaye Rwemera Wihogora Sano Deisi. Imana rwose narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Nganji Milo Samuel. Imana tuyihaye icyubahiro, abaririmbyi ba korali narada. Imana yaduhaye Aganze Daniela. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro, turayishimiye. Imana yaduhaye Niyo Gisubizo Lucky Ben. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Gasana Jami Eloge. Tuyihaye icyubahiro, abaririmbyi ba korali narada. Imana yaduhaye Karemera ni mwiza Anaya. Abaririmbyi ba korali narada tuyizamuriye icyubahiro. Imana yaduhaye Ineza Tesi Pamela. Narada tuyihaye icyubahiro ku bwa Ineza. Imana yaduhaye Linka Jaina Edeni. Abaririmbyi ba korali narada tuyizamuriye icyubahiro. Imana yaduhaye Ashimwe Berwa Brianne. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Hirwa Edgar Tom. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Iganze Jaiden Alexander. Abaririmbyi ba korali narada tuyizamuriye amaboko kandi tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Irakoze Kefa Shama. Tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Mpano Ramba Denisa. Imana tuyihaye icyubahiro, abaririmbyi ba korali narada. Imana yaduhaye Mpano Ramba Davis. Tuyizamuriye icyubahiro, Imana yarakoze. Imana yaduhaye Ishimwe Mico Lavrine. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Icyo Yavuze Ange Amiela. Tuyizamuriye icyubahiro kandi tuyihaye impundu. Imana yaduhaye Igabe Jesila Carmel. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Iri kumwe natwe Nora Yane. Imana yaduhaye Irakoze Jenny Jena. Imana yaduhaye Ihimbazwe Jesse Samuel. Imana yaduhaye Mugisha Shima Rusi. Abaririmbyi ba korali narada tuyizamuriye icyubahiro. Imana yaduhaye Ashimwe Ariera. Abaririmbyi ba korali narada tuyihaye icyubahiro. Imana yaduhaye Imena Hirwa Own. Abaririmbyi ba korali narada tuyizamuriye icyubahiro. Imana yaduhaye Akuzwe Nur Beula. Abaririmbyi ba korali narada tuyivugirije impundu. Imana nihimbaze. Haleluya. 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 Imana nishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko umuyobozi wa korali narada yabivuze, aba nibo bahamya uko Imana ikora kandi yatugiriye neza guhera mu mwaka wa 2022 kugeza muri uyu mwaka wa 2024. Ntihagira abajya inyuma y'abandi, twese duhagarare ku murongo duhamye imirimo y'Imana. Imana irakora kandi biragaragara. Abagira ngo mutwemerere dufate umwe muri aba babyeyi bashoboye gutwita kandi bakabyara, kugira ngo uyu mwanya tube duhamya imirimo ikomeye Imana yakoze. Kugira ngo mwegereze mikrofone Diane, hanyuma ahagararira abandi babyeyi agira icyo atubwira, hanyuma dukomeze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Twebwe nk'ababyeyi bo muri narada turashima Imana ko yadukoreye ibikomeye. Imana ishimwe. Amen. Murabizi ko umubyeyi iyo atwite ku gihe cyo kubyara biba bigoye, ariko uko mutureba turi abantu bageze nko muri 23, ariko ubwo turi 24. Haleluya. Amen.
ubwo turi 23 ariko turi 24 twanze kuba igiharwe. amen Turashima Imana kubw'ibitangaza yakoze. Twabyaye abakobwa n'abahungu, turabishimira Imana. Muri abo bakobwa n'abahungu 23 ubwo turi 24 harimo n'imanga. Haleluya! Haleluya! amen Niyo mpamvu rero nka korali Narada batekereje ko twashima Imana kuri uyu munsi. Ni ukuri turishimye, turanezerewe mu mitima yacu ko turi aha twese. Ni ukuri Imana ishimwe. Ngiye gushimamo Imana ho gatoya. Ndashima Imana yuko ndi hano hantu. Byari kuba ngombwa wenda ko nari buhaboneke nimugora nko mu masaha 3:30 umwana wanjye yagize ikibazo, urugi ruramufata, bamukingiranye mu rugi, ariko tugira amahirwe hajyamo agatoki kamwe. Ako gatoki kamwe ariko yababaye pe, yababaye, urwara rwavuyemo, baranamudoda. Ni ukuri ndashima Imana yuko turi aha ngaha. Imana ishimwe. Ndumva wenda umuntu yavuga byinshi, ariko nk'ababyeyi bo muri Narada dushimye Imana ko yadukoreye ibikomeye kandi turishimye pe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. arakoze cyane Diane guhagararira abandi ba mama. Mwongere Imana amashyi mukagira Imana. Imana yarakoze kandi Imana yagize neza. Reka dusabe uwo twikoreje ituro ryo gutura Imana muri aka kanya aryigize imbere, arigeze aho rigomba kujya. Uwaje aryikoreye rwose aritambukane mu buryo bwihuse, arigezaho amaturo duturira Imana tuyashyira, kandi akirizana. Abo bana bacu turabishimiye, kandi namwe mwababyeyi mwe korali Narada irabashimira. Ituro murigeze mu giseke aho dushyira amaturo duturira Imana, kugira ngo igiseke kirahari. Hanyuma navuga ngo ababyeyi n'aba bana turabishimiye, ariyo mpamvu twabageneye nka korali Narada impano, kandi impano irimo n'igikoma cy'ababyeyi. Reka dusabe rero aho izo mpano ziri bazizane, hanyuma umuyobozi wa korali Narada azishyikiriza aba babyeyi, kandi mu kuzibashyikiriza ababwire ko korali Narada ibishimiye kandi ko bahawe ikaze muri korali Narada. Umuyobozi wa korali Narada. Yesu ashimwe. Ariko se ntimubona ko dufite impamvu yo gushima Imana? Iyi ntifatika. Irafatika. Dore aba bose n'abaririmbyi ba korali Narada bazadusimbura kuko twe turi gusaza. Niyo mpamvu turimo tubamurikira itorero, niyo mpamvu tugiye kubaha n'impano. Ubwo rero nidutangira kubahereza impano turangije, ababyeyi muraza kuvuza impundu nyinshi cyane kugira ngo Imana izumve, kandi n'aba bana bumve ko ari abanyetorero. Ubwo rero abaperezida tuba twaragowe, ubwo ngiye gukora uyu murimo kuko nyine nta usimbura perezida, kandi ubu ngubu bayihawe n'umuntu utari perezida arya batakumva ko birimo imbaraga. Ubwo niyo mpamvu ngiye gukora aka kazi. Umuyobozi wa korali Narada ati bagomba no kubifotora kugira ngo ibihamya bibe byinshi. Nibyo mu bifotora, ariko tutishe gahunda tubigire vuba. Ati turabishimiye muri korali Narada, kandi dufatanyije n'imiryango yanyu gushima Imana. Turishimye natwe nka korali Narada, tuzanahora duhimbaza Imana yacu. Mu gihe umuyobozi atanga izi impano biranashoboka, ariko ko twaba turirimba n'akaririmbo gatoya, ariko namwe mudufashe gushima Imana. Niyo mpamvu iki gikorwa twakizanye mu nzu y'Imana, kugira ngo namwe mubone ibi byiza Imana yakoreye Narada, dufatanye gushimira Imana.
ishimwe ryanjye yewe mana yewe mana we Vise gusenga kwanjye yewe mana yewe mana we Vise gusenga kwanjye yewe mana yewe mana we Akira shime ryanjye yewe mana yewe mana we akira ishimwe ryanjye yewe mana yewe mana we akira ishimwe ryanjye yewe mana yewe mana we umvise gusenga kwanjye yewe mana yewe mana we umvise gusenga kwanjye yewe mana yewe mana we yewe mana we akira ishimwe ryanjye yewe mana yewe mana we umvise gusenga kwanjye 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 yewe mana yewe mana we Haleluya. Haleluya. Murakoze kudufasha gushimira Imana kandi murakomeza munadufashe ibyo dushima Imana mu by'ukuri ni byinshi. Perezida arakomeza gutanga impano kuri aba babyeyi baruhutse kandi rwose perezida wacu ntabwo ari ukugorwa nyine ahubwo ni umurimo mwiza kuba perezida wa korali nka Narada kandi Imana izabikugororera. Bavandimwe ibi ngibi nubwo twabivuga twakidegembya gutya ntabwo byashoboka. Imana itaratugiriye neza ngo iduha abayobozi nk'abo yaduhaye muri iki gihe batuyoboye batugana batwerekeza ku nzira nziza yo umuyobozi akamusabira umugisha kandi akamusengera. Ibyo bigatuma abenshi muri twe bararuhutse nka kwa kundi abaheburayo baruhukaga. Ibyo ngibyo turabishimira Imana ko yaduhaye abayobozi beza kandi rwose bayobozi bacu mu cyubahiro tubagomba mutwemerere tubavuge mu mazina yaba yanyu bwite cyangwa se n'amazina rusange. Ntabwo ari ukububahuka ariko nitubavuga muraza kwigira imbere. Umuyobozi wa korali Narada bakore mu biganza, namara kubakora mu biganza mugumane natwe dushimane Imana. Kugira ngo mutwemerere twakire Pastor Esron niba hari cyangwa se muba muhagarariye kugira ngo korali Narada tugaragaze ko twishimiye Imana kumugira nk'umuyobozi wacu kandi Imana imuha umugisha. Turakira umushumba wacu Ndagijimana Jean Baptiste atwemerere yigira imbere. Umuyobozi wa korali Narada mukore mu ntoki kandi rwose kubigaragaza umuyobozi wacu watanga n'impano ku bayobozi bacu batuyoboye neza. Iki ni ikimenyetso kibahamiriza ko dushima Imana ku bwanyu kuba ari mwebwe mutuyoboye iki gihe turi indegembya kandi dufite amahoro ndetse n'imigisha iva ku Mana ni myinshi twarayibonye. Turabashimira. Turahamagara Pasiteri Ben Rutimirwa kugira ngo nawe yigire hano imbere dushime Imana ko Imana yamuduhaye. Duhamagare Pastor Yvonne yigire imbere kugira ngo dushimane Imana kandi duhimbaze Imana yamuduhaye nk'umuyobozi mu gihe nk'iki ngiki. Duhamagare Pastor Bosco yigire imbere nawe dushimire Imana kuko yamuduhaye mesi nk'iyi ngiyi tukaba turi kumwe atuyoboye.
abayobozi bacu mushumba mubitwemereye mugumane natwe rwose tugumeze duhamye iby'Imana yakoze kubagira n'iby'igiciro kubagira n'umugisha kuri twebwe mugumane natwe dushimane Imana. Turahamagara Pastor Umengerezwa Frida niba ari hano nawe yigira imbere kugira ngo dushimire Imana kuko yamuduhaye mu gihe nk'iki kugira ngo dukorane. Turahamagara mwarimu Nzaramba Celestin yigira imbere kugira ngo nawe dushimire Imana kuko yaramuduhaye. Turahamagara muzehe wacu dukunda cyane Karamu Andre niba ari hano yigire hano imbere kugira ngo dufatanye gushimira Imana kuko Imana yatugiriye neza kumuduha. Turahamagara mwarimu wacu turamukunda Manase yigire hano imbere kugira ngo nawe dufatanye gushimira Imana kuko Imana yatugiriye neza. Imana ibaha umugisha, Imana turayikunda kandi mu by'ukuri Imana niyo twiringiye. Ni umukozi w'umuhanga yakoze byinshi kandi n'ibyitarakora hari icyizere yuko izabikora nta kabuza. Reka aka kanya turahangaha abayobozi bacu namwe miryango yacu muri hano muguma hangaha kugira ngo dufatanye gushimira Imana. Dushimiye abayobozi ariko ibi bintu byose iyi narada mubona hangaha ntimwibaze ko yahaba idafite umuyobozi. Ariyo mpamvu aka kanya mu byo dushimira Imana turashimira Imana ko yaduhaye umugabo yitwa Ngarambe Daniel muri iki gihe kugira ngo ayobore korali narada kandi rwose mu cyubahiro tumugomba. Turagira ngo dusabe umushumba wacu rwose perezida wacu turakubashye umushumba wacu agukore mu biganza kandi agushimire ndetse abaririmbyi ba korali narada twese turashimira Imana ko yakuduhaye igihe nk'iki akaba ari wowe muyobozi wacu. Imana iguha umugisha kandi Imana igukomereze amaboko. Tugeze mu kanya ko kugira ngo dufatanye gushimira Imana. Yesu nashimwe. Turahamagara kandi vice president kugira ngo nawe yakire impano twamugeneye mu izina rya Yesu. Turasaba Reverend Pastor Ben abariwe uyimushyikiriza. Dufatanye kuririmba indirimbo nibaza ko twese tuyizi. Uwumva akozwe ku mutima n'iby'Imana yakoreye narada nawe haguruke rwose dufatanye gushima Imana. Twasanze ari we Mana yonyine. Imana twasanze ariyo yonyine ikwiriye kubaho. Ibyo yakoze yarabikoze n'ibyitarakora izabikora nta kabuza. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Kuva twakumenya ntacyo twakuranye, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Twasanze ari wowe Mana yonyine ikwiriye kubahwa. Twakumenya ntacyo twakuranye, ntacyo tugushinja, akira ishimwe. Twahuye na byinshi bitunaniza, twanyuze mu mashyamba y'inzitane, ukuboko kwawe Mana we kwagumanye natwe. Twahuye na byinshi bitunaniza,
natwe mu nzira waduhaye amazi yo kunywa ntacyo tugushinja akira ishimwe ntabwo wadusize wagumanye natwe mu nzira waduhaye amazi yo kunywa ntacyo tugushinja akira ishimwe wasezeranye natwe muri iyi nzira ibyinshi muri byo twarabibonye Mana ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira ibyinshi muri byo twarabibonye Mana ibyo wasezeranye natwe muri iyi nzira ibyinshi muri byo twarabibonye Mana ibyo biduha icyizere cyuzuye ko n'ibyo utarakora uzabikora ibyo biduha icyizere cyuzuye ko n'ibyo utarakora uzabikora ntabwo wadusize wagumanye natwe mu nzira waduhaye amazi yo kunywa ntacyo tugushinja akira ishimwe ntabwo wadusize wagumanye natwe mu nzira waduhaye amazi yo kunywa ntacyo tugushinja akira ishimwe ntacyo tugushinja akira ishimwe tugushinja akira ishimwe ntacyo tugushinja akira ishimwe ntacyo tugushinja akira ishimwe ntacyo tugushinja akira ishimwe abaririmbyi bakomeze bahagarara aho bari ndetse n'aba babyeyi tugiye kubasengera Imana kugira ngo Imana ikomeze kubashyigikira ikomeze gushyigikira korali Narada ikomeze gushyigikira abaririmbyi bashya ikomeze gushyigikira abatera inkunga korali Narada ikomeze gushyigikira n'itorero ryose muri rusange kadusabe n'ubundi Benjamin kugira ngo azamure ijwi asenge kubw'uyu murimo mwiza kumira satani n'umwuka wo guhora kugira ngo abaririmbyi bacu bakomeze kurindwa tugiye gusenga Imana turashima Imana yuko Imana yakoze ariko tugiye gusenga n'Imana ngo nibyo twifuza mu mitima byari kuba byiza duhembye abantu bose ariko rero ababishoboye dupfukame turirira Imana dusenga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora Mana yacu data we ntituzahwema ntituzatuza ntituzaceceka ntituzahora twiringira Imana ikora twiringira Imana ivuga twiringira Imana igikora ibitangaza turagushimiye kuri byinshi wakoze kuri iyi miryango turagushimiye kuri byinshi wakoze kubwira itorero turagushimiye kuri byinshi wakoze ku bwacu twagira ngo tuvuge imirimo wakoze ntitwayirondora ngo tuyirangize ariko wumva yuko imitima yacu inezerewe muri uyu mwanya tunezerewe ku mirimo n'ibitangaza wakoze tutari dukwiriye ntabwo ari ugukiranuka kwacu ntabwo ari imbaraga zacu ntabwo ari imbaraga z'uwo ari we wese si imbaraga z'igihugu si imbaraga z'imiryango ikomeye muri iyi si si imbaraga z'abakire cyangwa abakene ariko ni imbaraga n'urukundo tugirira mwami tuzahora tubigushimira ugira neza data uzumenya kunezeza imitima yacu uzumenya kutugirira neza tukishima
ni ku muririmbyi yavuze ngo kuva aho twakumenyeye, kuva aho twagendaniye nawe, kuva aho twagukurikiye mwami watugiriye neza, imitima yacu irabihamya, turabahamya w'ibyo wakoze Kristo wera w'Imana. Turagushimiye muri uyu mwanya, wumve yuko imitima yacu inezerewe, tunejejwe n'abana waduhaye, tunejejwe n'abana watanze muri iri torero, tunejejwe n'abana watanze muri iyi miryango, tunejejwe n'abana watanze muri iki gihugu, tunejejwe n'abagaragu bawe waduhaye. Aba ni b'abanyetorero b'ejo, aba ni b'abagaragu bawe bazagukorera imirimo y'igitangaza, aba ni bo bazatuma izina ryawe ryubahwa muri iyi si, aba ni bo bazirukana imbaraga z'umwijima, aba ni bo bazavamwo abapasitori, aba ni bo bazavamwo abaririmbyi bakomeye, aba ni bo bazavamwo abanyamasengesho, aba ni bo bazavamwo abahanuzi, aba ni bo bazavamwo abakozi mu mirimo itandukanye. Turagushimiye kubw'uyu mugambi mwiza, wadukoreye ibikomeye natwe turishimye, wadukoreye ibyiza tutabasha kuvuga. Mana tukuzamuriye amaboko, Mana tukuvugirije impundu, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza data, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza. Ariko nanone Mana tuje imbere yawe, tuje imbere yawe data, imitima yacu ifite agahinda ku bwa bene data, imitima yacu irakuririye ku bwa bene data, imitima yacu irakuhamagaye ku bwa bene data. Mana turasaba kugira ngo uzadusetse, turasaba kugira ngo uzigaragaze muri iyi miryango, turasaba kugira ngo uzakora ibikomeye mwami. Umunsi runaka uzagena, umunsi watekereje muri gahunda yawe, umunsi watekereje muri gahunda yawe mwami, tuzahagarara ngaha twese tukiriho kugira ngo tuzamure icubahiro c'Imana. Mana uri Imana yumva, ntabwo uri Imana itumva, ntabwo uri Imana idashoboye gukora ibitangaza. Wakoze byinshi birengeye ibi ngibi, hari byinshi wakoze tutabasha kuvuga, hari byinshi wakoze bitari ngibi ngibi mwami. Ujya utanga abana aho bidashoboka, uzica inzira aho bidashoboka, uziyobora ubwoko bwawe aho bidashoboka. N'uyu mwanya mwami Imana yacu turagusenze, turaguhamagaye muri uyu mwanya, turakwambaje data kuko ushobora byose, kugira ngo udusete Kristo wera w'Imana. Turasaba kugira ngo uzongere utugirire neza, turasaba kugira ngo uzongere unezeze imitima yacu, agahinda dufite, amarira turira mu mitima yacu uzayaduhoze data. Nta wundi waduhoza aya marira, nta wundi wadusesa, nta wundi watugirira neza usibye wowe Mana. Iby'abisi badashoboye, iby'abaganga badashoboye, iby'abatekereza bakomeye badashoboye, iby'abanyacubahiro bakomeye badashoboye, bizabishobokera bizera. Twizeye imbaraga zawe, twizeye gukora kwawe, twizeye kugirirwa neza kwawe Mana. Tukuramburiye amaboko kugira ngo dushime ibyo uzadukorera, tukuramburiye amaboko kugira ngo tuvuge yuko icubahiro ari icyawe, tukuramburiye amaboko kugira ngo tukwereye ko dutsinzwe tudashoboye. Dupfukanye imbere yawe mwami, ntidupfukanye imbere y'abakomeye bo muri iyi si, ntidupfukanye imbere y'abakire bo muri iyi si, ariko dupfukanye imbere y'Imana ishobora byose, Imana itari bayari, Imana itari ikigirwamana, Imana itazinanirwa gukora, Imana tuzadusenga ikatwumva. Turakuzi yuko ujya utwumva, turabizi yuko ujya utwumva. N'uyu munsi mwami utwumvire ibyo tugusabye, kugira ngo uzabikorere kwihesha icubahiro. Niwabikora tuzacishwa bugufi, niwabikora icubahiro kizaba icyawe, twebwe tuzaba abagaragu badafite umumaro, kuko tuzaba twakoze ibyo wadusabye. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe, kandi uzakomeza kubana natwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amashyi menshi ku Mana. Imana ibahe umugisha. Kuri na Rada musubira mu byicaro. Itorero ryose dufatanije kunezererwa Imana.